waba watinze ugakoresha amasaha 2 n'iminota 30 giye mu ndege kuva i Londres ujya Budapest. Kuva Londres ujya Budapest na amasaha 2 n'iminota 25 wahagereye igihe waba watinze amasaha 2 n'iminota 30. Rwo nirwo rugendo ikipe ya Arsenal yakoze nyuma y'imyitozo ya nyuma bakoreye mu gihugu cy'Ubwongereza. Bahita bafata rutemikirere bajya i Budapest, bagiye gukina umukino wa nyuma wa Ligue des Champions uzabahuza n'ikipe ya Paris Saint-Germain ku munsi wo kwa gatandatu. So rero murimo murababona rwose mu mafoto akeye, udupira tumeze neza cyane, training ikosoye, bamanuka bagenda bajya Budapest bambaye neza pe. Ikizere ni cyinshi. Witwa David Raya yavuze ati kitujyanye no kugira ngo kiriya gikombe tugikure hariya tukizane hano mu birori byo kwishimira igikombe cya shampiyona. Arteta yaravuze ati kwa gatatu tuzaba champions of Europe. Ikizere abakinyarwanda bafite ni cyinshi cyane. Bakoze imyitozo yahagije kuva bavuye mu byishimo kubera ko nabonye Paris Saint-Germain yasa nk'yatangiye imyitozo kare. Garanje imaze ibyumweru 3 irangije shampiyona 2. Urumva rero igiye gukina umukino maze ibyumweru 2 irangije shampiyona yitoza initegurira imikino y'inshuti hagati yayo. Arsenal yo ntekeza ko ngo arwemo barava mu mahanga yo guserebura, ariko nyine bagiye mu mukino uruti yindi yose bakinye mu mateka iyi era y'aba bakinnyi. Ushobora kuba ari umunsi w'amateka. Ni igikombe kizagezwa mu kibuga n'umugabo witwa Thierry Henry. Niwe uzaza twaye kiriya gikombe ku munsi wo kwa gatandatu. Bamugane bakwishyira kuri Arsenal cyandera. Kizazarwa na Thierry. Wabuze undi ni mu Faransa ariko kiriya gikombe kizazarwa na Thierry. Mu Faransa ariko David ahuriye na Paris Saint-Germain. Wo mubanzi. David na Paris Saint-Germain rwose. Biteganyijwe ko abakinnyi ba Paris Saint-Germain bazagerayo ku munsi w'ejo. Buri wese avuga ibye. Arteta muri celebration ati tuzaba champion. Luis Enrique ati nta kipe nimwe mbona yaduhangara, turi ikipe nziza ku isi. Ikimenyimenya Arteta ibinakina ni ibintu bidahinduka. Vitinha ati mbona ahubwo Arsenal twakinye umwaka ushize ariyo yari nziza kuruta uyu mwaka. Ni mu kiganiro n'itangazamakuru mbere so ubona buri wese afite uko abona ibintu bye. Ariko ikintu gisa nkaho cyazamuye amarangamutima Benjamin y'Abafaransa, Samina Sina nubwo azakomanta kuri iyi match yamaze kuvuga ko atazaba hari, azareba umukino kubera ko yagiranye polemique n'Abafaransa. Ababwiye ko aribo badafite amahirwe. Aravuga ati nibyo muri champion w'umwaka ushize, ariko ekipe mugiye gukina ntiratsindwa umukino n'umwe muri iyi mikino uyu mwaka. Ati cya kabiri champion w'Ubwongereza abaruta abandi ba champion bose bakomeye iyo nashizemo amarangamutima, kubera ko champion yabiri competitive cyane. Ati mbona kuba batwaye champion hakiri kare birabaha amahirwe. Ati rero kuri icyo kintu ngize n'amahirwe kubera ko umubyeyi wanjye atanameze neza, nzawurebera muri tribune y'icyubahiro nita no ku mubyeyi. Azamutwara yose simbizi, ni kuri telefone simbizi. So wareba rero ugasanga uyu munsi bazamuye deba isa nkaho yanakomeye mu Bufaransa ngo ni gute Sebera aza gusifura, asifura mu mukino, asifura iraba ibaye match ya gatatu. Asifura Arsenal yasifuye Atletico, yasifuye Sporting Fazari muri Portugal, asifura Fazari Tour Arsenal na Atletico Madrid. Fazari Tour second leg. Second leg. Agiye gusifura finale. Kwasi ibyo bintu harimo na kakano ngo Abafaransa bakabivuga rero. Nta musifuzo mu Budage rasifura Arsenal ngitsindwa. Muri izo match zose yisifuriye hari akantu
wavuga ati hanga karimo rwose kuri Atletico karimo Akahe? kuri kuri Atletico Atletico harimo penalty ebyiri ziri controversial ntawe uvuze ko ari penalty ko ziri controversial cyane kuri la match zakora ibintu byinshi gusa ni imwe yihe yindi se njye ni imwe ya Karafiori imwe yakandagiye Griezmann ntabwo abonye Magalhaes na agiye mu byuma bagasaba n'uyu muhungu wa Simeone Ni ikosa ryamaze gukorwa. iriya nta penalty irimo iriya se wayitanga okay ntabwo twakuri impaka za penalty ndabya kuko hazamo ibintu iriya Griezmann yari penalty 100%. ntekereza ko njya kuri uyu musifuzi mwiza gusa nanjye sinumva sansi yo guhereza umusifuzi imikino itatu ikurikiranya kimwe cya kane kimwe cya kabiri finale ku ikipe imwe irimo numva bakwiye gushaka amayandi mahitamo si uko wenda ari umusifuzi mubi ariko kuba byibuze wirinde izindi mpamvu n'urwitwazo rundi rwo rwose kuba yasifura ikipe imwe kuva muri kimwe cya kane kugeza ku mukino wa nyuma harimo akantu katari right hari ikintu kiri wrong muri ibyo bintu oya ntabwo wavuga ngo njye sinshobora kuvuga ngo bamuzaniye Arsenal ko bashobora no kuyimuzanira Paris Saint-Germain ikayitsinda nka bimwe bya Inter utawukoze ahubwo njye mbona ntabwo no kwirinda impamvu zose njye mbona nanjye sinzi impamvu naze mbibaza Benjamin Kare turuperi kumuzana n'umufaransa muri designation siyo musifuzi mwiza dufite mu ngano burayi n'uwa kabiri n'umufaransa le taxi yanasifuye finale ya Simone Marciniaka yari yangiye ararwaye yose no ko yarwara n'imyanzuro yari maze iminsi irwaye we maze iminsi akora amakosa menshi oya ntabwo ari cyo kibazo kuko ni umusifuzi urerite ntibyana sifuye finale y'igikombe cy'isi y'umwaka Brett Zare none se ko yazisifuye umwaka zikomeye ahubwo vuga ngo nuko kuri match hari match ni ya Inter na Arsenal yavunikiyeho ahita washobokaga so wareba Vincic soko burayi bwabuze umusifuzi Vincic soko burayi habuze Vincic yabasifuriye retour niba atari yari ntiri gushakira amasifuzi ko abasifuzi bo barahari benshi kandi bagiye basifura amafinali ninde bari kubasifura se nyine reka turebe uwagombaga gusifura ninde ababiri beza ni abafaransa ntabwo basifura ikipe y'iwabo sibyo undi musifuzi upfa kugerageza ararwaye ni Marciniak undi Orsato yarasezeye kera Orsato amaze imyaka nk'itatu asezeye ahubwo avuga ngo iyo bazana byibuze uyu Hernandez w'umusipanyoli undi musifuzi wageragezaga ni uyu wasifure Barcelona atanga red card oya uyu wasifure kuri Atletico match okay Kovacs arahari Kovacs n'umusifuzi mwiza nawe Stefan Kovacs ntabwo mwibuka bari kuzana Vincic Kovacs yagiye asifura n'amafaranga barahari abasi ikibazo urumva kuba umusifuzi avuye muri demi finale agacaza kuri finale ubushize niho abafaransa bari kuzamurira nyine Vincic sasifuye finale ishize byatwara icyo kongera agasifura oya turimo turana abanoma hari n'undi rego yitwa Felix Wayo umudage mugenzi we jyana Zoyo nataraga na Hernandez Zoyo no undi Bellingham yavuze ngo bigeze kumbaninga imyaka 5 kubera fixing wari murazana utemera dutanye kuzana oya nagaruko ntamwemera twebwe tureba umuntu udafite ahantu yahurira Zoyo ni umusifuzi wa knockout stage nagaruko mureke Daniel ayisifure yazibizihangane uyu muhungu ikibazo ni kimwe gusa kandi umusifuzi beza umugani burafite uyu abangahe si mwicuma arimo afazara kugira ngo uzane Zoyo wazana Daniel Makeri uyu nguyu yari umusifuzi beza batagira amakosa ahubwo ikibazo cyabaye ni iki nuko agiye gusifura imikino 3 ya Arsenal yikurikiranye Daniel nta kibazo ufitanye nawe cyewe wakigira nayo gute Daniel mureka sifure oya Edizo iyi Daniel ndi kumwe nawe ako kantu ndabizi kare kuri uno muntu ku ruhande rwa Arsenal yakako nta mpamvu yuko umusifuzi asifura okay ngira aho ndi kuvuga ko yayibira ahubwo gushyiramo ako gutuma aba controversy zo kuvuga ngo umusifuzi agusifura kimwe cya kane kimwe cya kabiri na finale se kabeza badahari deri ngabariye bahari uzoja ngo bigende bite none se afazanaza ni wa 9 batware Samuel wikunda ryo kwisifura uyu nguyu Maurizio Mariani Stefan Kovacs kuri kumurenga Kovacs wa kane wa muhaye match oya jana ba Kovacs nganyumve wandi nakubwiraga ariko ubwo ngiye ntabwo ndi kumva ikibazo nandi nakubwiraga Dizo mwasifuye aha ku Barcelona ntabwo ndi kumva ikibazo uyu nguyu muri mita ya mbere 45 abasoye bane ikibazo ni iki
mureke Daniel asifure match bajya kumushyira ku mwanya wa kane. ikibazo ni iki? ikibazo abafaransa baravuga ngo twakuyemo Ben Dominique sibyo ikipe y'iwabo muri kimwe cya kabiri Debye nta gaciro. icya gatatu icya kabiri asifura Arsenal agiye gusifura Arsenal imikino itatu yikurikiranye kandi imikino y'isifure ntigitsindwa. none se umbere gatayisifure ko ntiyatsindaga abafaransa bakavuga ati wayi batari kuzana umusifuzi wundi utaradusifuriye udakomoka no mu gihugu twakuyemo ekipe yabo. none se kuba Arsenal itaratsindwa nuko ahorana nayo yegora njye byo gutsindwa simbyitaho ntabwo byo mbyumva naye numva namatakira ngo ahubwo ngi ikintu ntumva neza no guhereza umusifuzi ikipe imwe match tuzikurikirana kimwe cya kane kimwe cya kabiri finale nekeza ko bari gushakira hano Petrate kigeze atari ko yayibira. iyo ni ingingo ariko ikibazo cyayo iyo ni ingingo gusa ndaje njyewe ubwo beruka kuba simbyibuka nyine ko umusifuzi aza kuri match ebyiri zikurikiranye ariko ubundi ubusanzwe ntibyemewe kuba byabaye biremewe abasifurega nta mategeko kuba abagomba byabaye biremewe ariko nanone tujye ku kindi kintu hari amategeko arahimbye uyu munsi no kuwa gatanu azubahiriza atarasanzwe y'umupira yegora sabira bisanzwe gusa Paris Saint-Germain giye kirushaka kuyibwira ari kimwe gusa na Arsenal ifite icyo ndibuze kuyibwira. Twagiye kuri Paris Saint-Germain PSG Arsenal ugiye guhura nayo ntabwo ari yayindi kandi bavuga ko ari yoroshye bandeze babivuga si wowe bivuze oya Viti dushakira interview ya Viti Viti yaravuze ngo atekereza ko Arsenal yara season bahuye ariyo yabagoye kurusha iyo mwaka yarebye iyo batarahura rero iyo batarahura nishya rwose Paris Saint-Germain bishobora kuzabona Arsenal isa nkaho ari iki ndakikubwira njye nabonye avuga ko ngo ari ibintu bitandukanye ngo intsinzi babonye kuri Arsenal y'umwaka ushize nta kivuze ku mukino nk'uyu kwingi ni finale. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal umwaka ushize Nirika yatwaye Champions League yaravuga ngo izaryoha n'izizakurikiraho urumva izaryoha n'izizakurikiraho ni ekipe yashize ubwoba PSG hari ukuntu yagenda gukabona mbere yuko twara Champions League pe yagiraga ubwoba pe kabona ifite igihunga kabona ibintu wagira ngo ntabwo bari ibyayo kabona igihe nko kubigeraho kabona biranze kugeza itinyutse kubitentera ibitego bitanu muri finale itangaje rwose era finale nayo itangaje aho wari yabiri urumva ni ekipe rero ifite gusa nuko amakuru y'aba basore bayo yaba Ashraf Hakimi ndetse na Ousmane Dembele yagizwe nkaho yagizwe ibanga byose turabitegereza ku munsi wo kuwa barahari bameze neza buri mu myitozo yego ariko attention buriya nko kuri uyu musore witwa Ousmane Dembele yavunitse mu gihe kibi ariko yagarutse yavunitse mu gihe kibi rwose kuko iyi minota 90 nabonye abasore b'ikipe Arsenal bavuga ngo iyi minota 90 ni iminota yo kujya gukora amateka. Ni Odegaard wavuze ati izaba ari iminota idasanzwe yo gukora amateka isaba ko umukinnyi agomba kuba ari fit 100%. Kuri ya minota 90 ya Budapest zabirimo n'ubushyuhe bwinshi cyane. Kibazo kintu yemeranya na Gicumbi ni kimwe ya Arsenal zabitandukanye niyo abantu babonye muri mwaka w'imikino. Gisimvuga yahuye na Paris Saint-Germain mu mwaka ushize. Arsenal muri Champions League urugendo rwayo rutandukanye n'urwo muri Championnat. Mpamvu bitandukanye nuko Arsenal ahantu yasabwaga gutsinda ibitego bya kwitwa ko hari byinshi cyangwa se urebe imikino yo muri League phase itandukanye niyo muri knockout stage.